Guhindura cyane birimo guhinduka cyane bikabije kandi biri guteza ikibazo cyane, ariko ntimugire ubwoba, ni ukuvuga ngo kuva mu 2023 kugeza ubu ibintu byinshi byarahindutse cyane, hari n'ibindi biri kujya guhinduka. Tugiye kurebera hamwe rero ibyo bintu biri guhinduka, turebe n'uko twabyitwaramo kugira ngo tuzakomeze kugira neza na YouTube channel zacu. Part 1 ibiri guhinduka kuri YouTube. Ni ukuvuga ngo YouTube ntabwo ikiri platform y'amashusho gusa kuva nka kera, iri kuba AI powered platform. Bivuze ko algorithm nshya izajya igena ibigaragara buri muntu ukuriye ibyo akunze cyangwa bikurikije n'ibyo areba. Icyo gihe rero ibi bisobanuye ko recommendation system ya YouTube izajya ikora ibintu ku buryo bwa personalized feed. Noneho se ibyo bivuze iki kuri wowe? Bivuze ko niba ufite niche isobanutse cyangwa udakora content consistent, algorithm izajya ikurambika hasi igusimbuza abandi bafite content irimo coherence. Ikindi kintu cyihariye kiri kuzamuka, YouTube short dominance. Murabizi ko YouTube short ziri kudomininga cyane. Tugeze kuri part 2, uburyo AI igiye guhindura YouTube. Ni ukuvuga ngo YouTube irimo gushyira imbere AI creators tools, harimo auto thumbnail generator, AI voice n'uburyo bushya bwo gukora video ukoresheje kamera. Ibi byose bizatuma abantu benshi bashobora gukora faceless video, ariko kandi bizatuma guhatanira attention biba biri kurushaho. AI izajya igenzura ibyo abantu bareba, uko bareba, uko babyumva ndetse n'uko video yawe yitwara mu masegonda 30 ya mbere. Ngo AI izajya ibigenzura. Bivuze ko niba video yawe itarimo strong hook mu ntangiriro, algorithm izajya ihagarika ako kanya ihagarika kwerekana video zawe. None icyo ukwiye gukora ni iki? Icyo gukora ni iki ngiki? Ugomba gukora neza byihuse neza. Tugeze kuri part 3, impamvu views zigabanuka. Ni ukuvuga ngo abenshi baribaza bati kuki views zanjye zagabanutse? Ibibazo tugiye kureba ku bibazo, kuko abenshi usanga bavuga ngo views zanjye zagabanutse, aba subscribers banjye ntabwo ndabona bitagenda. Tugiye kwibaza kuki views zanjye zigabanutse. Ibisubizo hano ngiye kubikwereka, ni ibisubizo bitatu. Kuvuga ngo ibisubizo bitatu ngiye kukwereka aha ngaha, hari icyo bita over saturation. Dutangire wenda ku cyambere, reka dutangire kuri ibyo bibazo bitatu tugomba kwibaza. Over saturation, abantu benshi barimo gukora content imwe, byatumye algorithm itabasha kwerekana kuri buri wese. Ni ukuvuga ngo icya kabiri, audience shift. Abantu benshi bajya kuri short cyangwa kuri TikTok, murabizi ko ari byo byihuta. AI filtering, YouTube irimo gukora video zidakora various orientation. Kuvuga ngo ibi byose bituma creators udafite strategy nyayo atakaza position. Tugeze rero kuri part 4, icyo wakora mbere ya 2026. Niba ushaka gukomeza gutera imbere muri 2026, dore ibintu bitanu. Hari shift faceless hybrid. Abantu benshi bazaba bakora AI voice focused orientation. Tegura video zifata abantu kuva mu ntangiriro kugeza mu mpera. Publish consistently. Algorithm nshya izajya itonesha abapostinga inshuro 3 mu cyumweru. Nubwo tugeze rero ku buryo bwa gatanu. Uburyo bwa gatanu buravuga ngo feature monetization. Monetization ni ngo YouTube irimo kugerageza uburyo bushya bwo kwishyura creators hakoreshejwe AI analytics. Bivuze ko amafaranga azajya atangwa hakurikijwe watch time no kuri engagement rate, uko video yawe ifasha YouTube kugumana abantu na platform. Niba ushaka kubona amafaranga rero menshi muri muhaza zawe, tangira gukora education tutorials cyangwa AI based content, kuko ari byo bizajya bifata umwanya munini muri recommendation section. So iki gihe rero kiraje, kandi YouTube suko yari imaze mu myaka ishize, ariko ubu ku bantu bemeye gutegura 2023 izamwaka w'intsinzi. Niba ushaka kumenya rero wakoresha YouTube uburyo bushya, wakora short zifata views, nuko wakoresha AI kugira ngo kuri channel yawe. Nta handi rero wayibona ni kuri MD Empire TV. Tegura video yawe neza kugira ngo tuzajye tugendana neza. Ibi rero nibyo twabateguriye. Mujye mukora subscribe kuri MD Empire TV, tujye tugezaho n'ibindi biganiro
n'akazaza rero murakoze cyane.